Sasa huyu sasa huyu Kacau. Katu, weh katu kau masih marah orang cari janji sah. Karami boss, karami. Jadi shati number itu. Muzanic. Jadi nak shati number jirenje mukas. Ayah, cici uci cana cida mira. Coba cari. Inda boss. Asisho, udah jamira, wako sakai kan. Gatumur jamira kujisa sah. Gan banara mu kazi. Banara ndeba riga. warayireba ko mba nagusezereye saa 12 mujye kuryama warayireba cyangwa sha mara kugusezerera mujye kuryama ugahita ubyuka ukagenda nawe boss muwe mu bitotsi ubura cyakeneye kuryama boss muwe mu bitotsi umva se kado we se byuka sha we kanguka gira vuba genda ukirira imashini ara ku meza mbanze ngira utuntu nza nuzuze gira vuba Zito meze neza meze neza se umeze ute se nanjye meze neza ku kazi biragenda se umeze neza biragenda se wowe kuntushyiza ku kazi yiyuje ubusinzira ubundi ufite icyo kibazo cyo urajya ndabona maze iminsi ntaza mu kazi ariko bisanzwe nabikoraga kuri internet akazi gasanzwe nagakoraga we nusebye kuba nahagaragaraga erega no muri office yawe urakinze company irawe hotel inyuma kubwije nuko buke mu bari abantu yendaga kugura imigabane hano kuri WhatsApp oze banyandikira ndavuga nereka nza tubiganira ariko n'undi nawe usanzwe Sigembo ufite ikibazo mu kazi cyagenze bite ushaka gushyira imigabane yanjye ku isoko narabaho uburenganzira none se ntukiza ku kazi office warafunze ese ubu kugira ngo twe tuzakora iki Jatuti yanjye rero urabizi ko cyagenze bite kutandagura ufite icyo kibazo amafaranga turayafite yewe n'ibindi bintu byose turabifite rero ikintu gitaza ku kazi ikibazo mfite ni iki ngiki bro ikiyese kubutandabura kubizi ko twasangiye byinshi mwana twazamukanye ubizi tukagiraho tugira company biki tuza mbanze tandabura bimeze urabona cyagiye wanwe mu modoka yawe yanjye yapfira mu garage ndabireba igihe nahitaga njya kunyine kureba umukecuru kwa muganga okay cyo wari ugiye kureba umukecuru yawe cyagiye tukimara gutandukana rero ndabireba nyine musigara mu ikorosi mitangiye nanekeza nageze hahandi hepfo yo mu Gatsata gutya ugiye gukata ujya kiruka Karuruma nahuye n'umukobwa mwiza ngaho ndabura rero ndabura umukobwa ari utumudakora akazi se nahuye n'umukobwa ariko yahise ankora mu ngingo zose azikirara zararika aho abereye cyakora uwo mukobwa nashaka kuzamenya nabonye umuntu gukoma umva se bro na bintu byinshi twavuganye gusa ngiye nkimukubita amaso nese mbera n'imboga zikubiswe n'umwuka zigeze mu mavuta kabisa reka se bikaba ibyo bintu byagushajije bituma office afunze company nasubira inyuma ese kutandabuye ngo tujye no kumureba wabane umva papa jewe usibye no kuba office yanjye ifunze na n'imigabane mfite muri company yose nayitanga ari kuri mwana nkamubona nkamutsinda ese numva bikaze ushobora kwibaza ngo ni gute umukobwa ni mwiza bro ni mwiza ese nta kintu mwaganiriye mene nanakana twarahuye turaganira nyine mburi ibintu byinshi mubwira ko ntabwo nari ndi proud yabyo twe tugonganye nanjye ngera ndi no muri stress yuko imodoka yanjye iri mu garage nari kumwe nayo tuganiriyeho nyine nawe ati se WhatsApp yawe turaza kuganira byambuye baraza kugahuza nyine n'ibisanzwe umutima warandyaga byadanje ugurumana mvuga ni wagiye kwitamira ngo wangigeraho giza amahirwe za telefone abayishyizemo kubw'amahirwe managiye
tangira kujya twandikiranwa nyine turandikiranwa biraho ubwo nyine nimaze iminsi mpuze umwana mpugije biraho mwandikirana ese ko mudapanga ngo muhure n'abandi cyangwa se gusura hano mwana panga ungana gutyo uzakomeza kubamo wenyine n'umukozi appearance ntago turahuze nyine tungo tuganire face to face ko nyine twahuje nguruka icyo gihe imvura yahise igiye no kugwa nyine ni nkuko twahura gutya nkahita nkubita chance nkakubaza ngo meze bite imvura igahitirwa nkahita ngenda urumva ako nyine ubwo ndi kubipanga urumva akazi nakagarutsemo meze neza imodoka yanjye I think ko yanakize turaza kubihuza ndaza kuguha profile zo ko oya wowe umwana mutemo anagusa hasi nuwe mwana ese umwe urambaza tuza baby we ikintu come on umbwira umbwire turongeye turahuye none urifuza iki nkukumbuye hashize igihe kinini kuva nakubona amaze iminsi ntaryama sinyiha jewe no mu rugo sinyiha kubera wowe ariko narumiwe ubu se nkaho urinduza kundeba weho nyine jewe ndi mukama ko narinje kukureba ko je naragukunze cyane ariko nje narumiwe birebe ibyo bikoto wambaye ibyo bisogisi ngo nangure uri umusore uje kureba umukobwa none se baby bikoto nibyo bizagutera abandi basore barifunga bakaza bameze neza ubwo se ikigaragaza ko umusore niki ariko nanjye nifunze niba bishati bimeze bitya abandi basore ahantu baba babifunze hano bari ku cyangwe bameze neza baby come on jewe nanjye nifunze regaso ariko bari nashoye yaba wifunze wambaye ibikweto byiza inkweto nziza urakunda ibyo bikweto bimeze nzimbere shani n'ikindi gihe wabona abantu bapfuye n'ikindi gihe n'ujya ndende nanjye ngiye gupfa ubusa komeza ujyane inzira zawe ntabwo gasenzi k'abakobwa nk'aba kibazo